Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero ikiganiro twatangiye tureba uburyo abayisiraheli bavuye mu gihugu cy'umuvumo bajya mu gihugu cy'isezerano. Mu by'ukuri rero tujya muri iki kiganiro cy'abayisiraheli, twari turi mu murima wa Getsemani hamwe na Yezu. Aratubwira rero ati nimuhaguruke tugende, dore untanga ari hafi. Ibyo rero byatumye twumva ko tugomba guhaguruka, ariko ntabwo tugomba guhaguruka tuvuga ngo turagiye gusa, ahubwo tugomba guhaguruka n'ubwenge bwacu, kuko Yezu atubwira ati muruhuke, nubanga ubwenge bwanyu niburuhuke, muhaguruke ubwenge bwanyu nibuhaguruke. Ntabwo ari umubiri gusa, ahubwo n'ubwenge bwacu bugiye kubijyamo. Ubwenge nibubijyamo neza rero turaza kumenya icyo dukwiriye gukora kandi tugikore neza. Haleluya. Ndizera rero ko twese abagenzi bagana mu ijuru turi kubyumva, hanyuma tukaba twiyemeje guhaguruka tukagendana na Yezu. Kuko Yezu nadusiga mu murima w'imizeti biribuze kutubana ibibazo, nagenda akaturusha intambwe biribuze kutubana ibibazo. Birakwiriye rero ko tuba nk'abana be tukamuba hafi, kuko ari we ugiye kudutabara. Haleluya. Yezu rero amaze guhaguruka n'abigishwa be baragiye bashize akanya gatoya, igihe cyo kumutanga nyine cyari kigeze. Ariko twibuke amagambo Yezu yaravuze ati niba ari ngiye mushaka nimureke ababigendere. Ubwo rero bivuga ngo Nyagasani Yezu yemeye kwitanga, kuko bya byago byari bije ari wowe bireba, niwe ugiye kubifata byose. Ni nayo mpamvu cyagiye wasinziraga we agaguma kuba maso. Ni nayo mpamvu umubiri wawe wagiraga intege nke, ariko uwe ugakomeza kugira imbaraga, nuko yabonaga ko urwo rugamba utarushobora. Aritanze rero kugira ngo agukize. Niyo mpamvu nawe ugomba kwitangira abandi. Muvandimwe ugana mu ijuru, Yezu yarakwitangiye rwose. Tugaruke rero ku rugendo turimo. Haleluya. Twararebye rero dusanga twebwe abayisiraheli mu gihugu cya Misiri turimo twarabaye abateramwaka cyangwa abateramugisha. Twabiburiye igisobanuro kubera ko twasanze byombi bishoboka. Dushobora kuba twarababereye abanyamugisha, ariko mu by'ukuri turebye ibyago uko byagiye bikurikirana nk'uko twabibonye ejo bundi, kuko ejo hari umunsi w'isengesho, ariko ejo bundi ku wa kane twaganiriye nyine tureba ukuntu ibyo byago 10 byagenze. Mu by'ukuri rero ibyago byatewe nuko abayisiraheli bari mu gihugu cya Misiri. Iyo batahaba ntago abanyamisiri bari guhomba, ariko kandi abanyamisiri nabo iyo abayisiraheli batahaba ntibari kunguka ibyo babakoreye, kuko babakorera igihe kirekire, babakorera imirimo y'uburetwa, imirimo y'ubucakara, kugira naho bumva ko bagomba kubakoresha imirimo mibi. Ibyo twarabiganiriyeho rero no kuvuga ngo Nyagasani Imana ajya yemera ko tugorwa kanya gatoya, haleluya, muri Babiloni, ariko ateganya ko umunsi azaduhagurutsayo nta muntu uzadukoma mu nkokora, tuzahaguruka kandi tugiye. Amina. Ibyo rero bitubwira ngo turi abantu bakomeye. Haleluya. Niyo mpamvu aho dukandagiye haratitira. Amina. Haleluya. Haleluya, ko turi kumwe n'Umwami ushobora byose. Haleluya. Haleluya, muvandimwe, uri kumwe n'Umwami ushobora byose. Amina. Haleluya. Na bya bindi bidashobokera abana b'abantu, we arabishobora. Haleluya. Arabishobora. Haleluya. Kuko yategetse amazi. Nukuri reka nkubwire, abigishwa ba Yezu bari mu bwato, umuhengeri uraza urakubita, umuyaga wabaye mwinshi. Haleluya. Ariko Yezu ahagurutse aravuga ati wa muhengeri we tuza. Haleluya. Nuko amazi aramwumvira araceceka. Amina. Haleluya. Nuko icyitwaga umuhengeri ceceka. Haleluya. Haleluya. Kubera ko Yezu yari yavuze iryo gusa. Amina. Ijambo rya Yezu rero rituzisha imihengeri, bya bindi byose byari bituriho bikagenda bigasaza mu izina rya Yezu Kristo, bikarangira kubera ko Yezu yavuze. Amina. Ni ukuvuga iki rero? Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo turi kumwe na Yezu ntabwo tuba turi babandi basanzwe. Kera utaratangirana urugendo na Yezu wari wa wundi. Izina ryawe kishireho rimbwire, hanyuma nurangiza uvuga ati wa wundi runaka warangi wigiye wari uri mu Misiri, runaka wari uri muri Babiloni. Ariko aho watangira urugendo hamwe na Yezu, aho wumviye izi nyigisho n'ukuri wahindutse undi mushyashya. Amina. Haleluya. Uzajya ugera ahantu bikunde, naho bitashoboraga gukunda bizajya bikunda. Amina. Kubera Yezu.
Yezu Kristo, haleluya. Petero yaramubonye, noneho Petero avuga ati nyagasani niba ari wowe tegeka nze ngusanga ngendera hejuru y'amazi. Haleluya. Yezu aravuga ati ndategetse ngaho ngwino, agenda hejuru y'amazi. Haleluya, amen, haleluya. Hamwe na Yezu, haleluya, amazi arakomera akaba nk'ibuye. Haleluya, ukayakandagiraho nutebere muvandi. Haleluya, hamwe na Yezu birashoboka. Haleluya, kubera ko ari Yezu nyine, kubera ko ari mwiza kandi akaba dukunda n'ukuri, hamwe nawe byose birashoboka. Haleluya. None rero hamwe na Yezu duhagurutse mu Misiri, hamwe na Yezu dutangiye urugendo, hamwe na Yezu waje kudukura muri cya gihugu cy'umuvumo, turagiye. Ariko mugenzi ugana mu ijuru, nicyo ngewe ndashaka kuguteguza, ntabwo uru rugendo ari urugendo rworoshye, ariko kandi nubwo rutoroshye tugomba kurukora. Ubu rero mbere yuko tukomeza nyine uru rugendo ngo tubaze turukomeze, ndagira ngo twongere twibukiranye aho twatangiye, kuko birashoboka ko ubu tugeze mu rugendo harya uru rugendo twarugezemo gutereka nkwibutse, niba utabyibuka ngenda byibuka. Twageze Babiloni, tureba umurwa w'icyamamare witwa Babiloni, dusanga ari umurwa mubi cyane, twiyemeza ko tugomba kuwusohokamo. Noneho twiyemeje ko tugiye gusohoka muri Babiloni, haleluya, dusanga hari intwaro zizadufasha gusohokamo. Izo ntwaro rero, iya mbere twaje gusanga ari isengesho. Ngiri isengesho rero, turi mu isengesho ariko riri buze kudusohora hehe? Muri Babiloni. Yezu twajyanye i Getsemani arasenga, tubona ukuntu turi abanyantege nkeya, tuza gusanga ko tutamufite ntabwo tuzatambuka ngo bikunde. Noneho twiyemeza yuko hamwe na Yezu tugiye kugenda. Haleluya. Nuko turiyemeza ko dufashe urugendo rero, dusohotse hehe? Muri Babiloni. Turi gusenga rero, je nawe twamaze kubona ukuntu isengesho ryacu nubwo rikwiriye ariko ririmo iki? Intege nkeya. Twaje gusanga rero ko iyo tudafite Yezu twari guhera hehe? Mu bitotsi, tukiryamira hahandi. None hamwe na Yezu turahagurutse, turagiye. Haleluya. Na haleluya, ntabwo Yezu yadusengeye ngo narangiza tubwire ngo ngaho nimwegomere muri Babiloni. Oya, yaravuze ati bana banjye ngaho nimuruhuke musinzire. Hashize umwanya, ubwo nukuvuga ngo muri Babiloni hari igihe cyo kuruhuka no gusinzira. Nukuvuga ngo nyagasana ajya yemera iyo ari kumwe nawe, akakwemera ati ngaho ruhuka akanya gatoya. Suko ibigeragezo bivuyeho, suko urugamba rurangiye, ariko arahagaze kugira ngo akubere maso. Haleluya. Yarangiza rero igihe cyo kuruhuka kwawe kirangira, akubwira ati ngaho haguruka noneho dukomeze urugendo. Bivuga iki rero? Ntabwo urugendo rwacu ari ntabwo ari defile. Defile burya niyo batubwiraga kera tukiri abana turi kwiga, ubu ntabwo nyibishobora, bati ubu tugiye gukora defile, rimwe kabiri, si ibyo ngibyo defile. Ubwo rero urugendo rujya mu ijuru ntabwo ari defile, ntabwo ari rimwe kabiri, oya, urugendo rujya mu ijuru rero ni rimwe kabiri ugahagarara, akavuga ati ngaho muhagarare, tugahagarara tukamara umwanya, hashira akanya ati ngaho mukomeze urugendo. Mu gihe babandi babimenyereye bo bazi ngo ni rimwe kabiri gusa. Oya, kwa Yezu ntago ari rimwe kabiri, oya, agera akavuga ati stop, tugahagarara. Kwa Yezu rero twemeranyijwe ko urugendo rwo kwa Yezu tugomba kurukora, ariko ndi kugira inama umugenzi wese ugana mu ijuru, tega amatwi wumve umuyobozi w'akarasisi cyari gutegeka. Nutamutega amatwi uri buze kugenda mbere y'umuziki, cyangwa kubyina mbere y'umuziki niko babyita, cyangwa nyuma yawo. Navuga ati ngaho muhagarare, wowe uzakomeza ugende kubera yuko utumvise ibyo yavuze. Kwa Yezu rero ni ukugenda dutuje, tuzi aho tujya, tuzi uko tugenda, ntabwo ari ukwirukanka. Haleluya. Akanya gato araza kubwira ati ngaho ba maso, mu kandi kanya akaza akakubwira ati mbese wakomeje kunanirwa kuba maso, ba maso kandi usenge. Mu kandi kanya akagaruka ati noneho ruhuka usinzire. Ubwo wamara gufata gatotsi umaze kuruhuka usinziriye, akaza ati noneho byuka tugende.
urumva ko kwa Yezu rero ntabwo bya byo kuvuga ngo umva ngo urugendo, kandi ubwo nuko twebwe abantu tumenyereye urugendo rujya mu ijuru, tumenyere ko ari uguhora mu kiliziya upfukamye uri gusenga, waba uri umukristo gatolika ugahora na rozari mu ntoki, ubwo rwose ni rwo rugendo. Yego urwo ni urugendo rumwe, ariko ni intambwe imwe mu rugendo. Hari n'ikindi azakubwira ati noneho hagarara ubanze wumva icyo bari abanyabyaha bari kuvuga, noneho ubigisha iby'ijambo ry'Imana uhereye ku myumvire mikeya yabo, nk'uko nawe yemeraga kuganira n'abafarizayi. Nuko rero ukicarana n'abo banyabyaha. Ubwo rero twebwe dufite gahunda yo kuvuga ngo ngewe ngo namaze ngo kuba umugenzi ugana mu ijuru, ngo abanyabyaha ngo ntibazongere no kuvugira hafi yanjye, ngo ibintu rwose. Erega buriya reka nkubwire nawe uriwe. Ndabyibuka kera nagendaga mu muhanda rwose, imodoka yajya kutugonga nkavuga nayo ko aba banyamaguru shoferi bo ntabwo babona rwose ko abanyamaguru dukwiriye kugenda rwose, abanyamaguru nkumva priority ari abanyamaguru. None uyu munsi iyo Nyagasani Yezu yampaye nyine kugenda nko gutwara imodoka, nanjye ngera mu muhanda nkagenda buhoro, nabona umunyamaguru nkavuga ni uyu ni mugenzi wanjye, nanjye mu minsi ishize nari uyu nguyu. Haleluya. Muvandimwe, burya ntukibagirwa aho wari uri. Nawe mu minsi ishize wari umunyabyaha, kuko uri kwanga gutega amatwi abanyabyaha ngo yango urumva ngo bashobora kutugarura muri Babiloni. Umva, haleluya. Fata itara ryawe ufate n'amavuta yo kongeramo, ubundi ubyicarane ariko ubundi sereka nkubaze mugenzi ugana mu ijuru, igihe uzaba ufite itara ryako umwijima koko uzaza kuzimya itara? Ukimbwiza ukuri nanjye icyo ngicyo. Reka tucyumvikaneho koko nk'abagenzi bagana mu ijuru. Ufite itara, winjiye mu nzira irimo umwijima, uwo mwijima uzazimya itara cyangwa itara rizazimya umwijima? Ndizera ko turi gusubiza. Ni ukuvuga ngo itara rirusha imbaraga umwijima. Haleluya. Dore rero ikintu kiri gutuma itara ryawe ritabonesha muvandimwe, agatara kawe karanyenyeretsa, kagera mu mwijima nikagira icyo gakora kubera ko kanyenyeretsa. Kunyenyeretsa rero cyangwa ni guhunyeza kurebesha akajisho kamwe nako katabona neza. Itara ryawe niba ari uko ricana, byanze bikunze uzajya ugera ahantu bigucange, ariko niba itara ryawe ribonesha neza, haleluya, ufite ubwoba bw'umwijima kubera iki? Reka nanjye nyikubaze, ni hehe Yezu yigeze agira ubwoba ngo nibamubwira bati tabara hariya ngo avuge ngo yango ntabwo nyigiye, ngo hariya ngo ngo nshobora ngo kujya ngo ngiye bakanyiyicira? Oya, ahubwo hari ahantu abigishwa bajyaga bamubwira bati ariko mwigisha, ushatse kongera gusubirayo koko? Uribuka ko ubushize bashatse kukwica ubaca mu myanya y'intoki, none ushaka gusubirayo? Yezu akababwira ngo iki? Ati nta bubasha bamfiteho, igihe cyose data atarasinya nta bubasha bamfiteho. Ariko wabyakiriye gutyo muvandi? Nta bubasha bagufiteho, igihe cyose data atarasinya nta bubasha bagufiteho. Haleluya. Ariko kuki dufite ubwoba bw'abanyabyaha? Abanyabyaha baduteye ubwoba kubera iki? Ijambo ry'Imana tubwira ngo utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba, ariko twaratitiye imbere y'umunyabyaha. Ninde uri gutitira? Ni wowe. Mbese uwo munyabyaha azahinduka maze kubona ko nawe iyo Mana wizera itaguteye kuba uhagaze neza? Hagarara neza. Haleluya. Bankamusa ugenda imbere ya Farawo umubwire uti Farawo rero twumvikane, niba bitagenze gutya Imana igiye kubigenza gutya, kandi ubimubwire uhagaze ku maguru yawe yombi, kandi wizere ko ya Mana, haleluya, yavuganye na Musiri buze kugutabara. Haleluya. Tugiye rero gucanira abanyabyaha, tugiye muri rwa rugendo nyine rusohoka muri Babiloni. Tuzamenya yuko urugendo rwacu ntabwo ari uniforme. Nicyo navugaga ko tugomba kujya dutega amatwi Yezu icyo atubwira. Nugenda udatega amatwi Yezu uzatakara. Haleluya. Nugenda utazi icyo Yezu ari kuvuga, haleluya, uzagenda utakara rwose. Tega amatwi ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Ni wo murongo dufite uzatuyobora mu bwami bw'ijuru. Ingero ni nyinshi naguha zikwereka yuko nutagendana na Yezu ngo ari we ukwibwirira uzatana. Ni nyinshi cyane kandi ziri muri Bibiliya. Haleluya. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire, haleluya, nudatega amatwi cy'Imana ivuga ntabwo uzamenya icyo Imana yavuganye nawe nyine, ntabwo uzakimenya. Ntuzasohoka muri Babiloni, uzajya ujya kugenda ugaruka aho wari uri, kandi uhora ugenda. Burya hari abantu rero bashaka gusohoka muri Babiloni ariko babuze umuryango usohoka muri Babiloni. Abo nabo reka mbabwire, bantu bashaka gusohoka muri Babiloni,
Babiloni reka nkubwire, Babiloni ni umurwa rero buriya ugira kera bubakaga amarembo, bubakaga umujyi bagashyiraho ngo n'amarembo. Haleluya. Bubakaga umujyi bagashyiraho n'amarembo. Ni henshi uzumva rero bavuga ngo impumyi yaricaye ngo ku marembo y'umujyi, cyangwa se ikimuga cyari cyicaye ku marembo y'umujyi. Bivuga ngo uwo mujyi wari ufite urwinjiriro, mbese navuga ngo portaye yinjira muri wa mujyi. Babiloni rero ifite portaye nayo ni umurwa ucinyiye cyane, ufite mbese amarembo. Hari abantu rero bababariye muri Babiloni bagashaka gusohoka muri Babiloni, ariko babuze umuryango usohoka muri Babiloni. Reka nkubwire impamvu umuntu wabuze umuryango usohoka muri Babiloni, reka mubwire impamvu yaba yarawubuze. Impamvu yaba ari iyihe? Nuko atateza amatwi icyo Yezu amubwira. We rero akibwira ngo arabikora uko abyumva, akagerageza ariko yagera ahantu bigacika, kuko utari kumwe na Yezu ntacyageraho. Erega Yezu yaratubwiye ngo utarunda hamwe nanjye. Haleluya. Aranyanyagiza. Haleluya. Buriya rero reka nkubwire mugenzi ugana mu ijuru, birashoboka ko waba utarabona umuntu uri kurunda cyangwa uri kunyanyagiza, ariko ngewe narababonye. Hari ukuntu njya mbona nk'abantu iyo bari kubaka, ukuntu baba bari guponda sima. Ndumva ari cyo kigereranyo ngiye kubaha, niba hari uheruka kubibona. Ubwo bafata sima bakayirunda hamwe, barangiza bagafata igitiyo bakajya basanza wa mucanga bari barunze hamwe, bakajya bawusanza mo hagati, bagasukamo amazi, barangiza bakajya bagarura wa wundi wo ku mpande bakawugarura muri ya mazi, barangiza bakongera bagasubiza inyuma wa wundi kugira ngo baze gushyiramo andi mazi kugera igihe bibereye icyondo. Icyo nicyo bita guponda guponda umucanga hari cyangwa sima, mbese bari kubaka. Icyo rero bita kurunda ni ukuzana uwo mucanga ukawukora ako karundo. Icyo bita kunyanyagiza ni kuwusanza, kuwuvana muri ka karundo ushyira ku mpande. Ni ukuvuga ngo wa muntu uri guponda umucanga abikora byombi, ararunda kandi akananyanyagiza, akarunda akongera akanyanyagiza. Ariko mu kunyanyagiza kwe anyanyagizanya ubwenge, kuko kunyanyagiza, ubundi bavuga kunyanyagiza ni ugufata ugashyira kure udateganya ko biri bunagaruke. Wa muntu rero urimo guponda yasima, we abikora mu buryo bw'ubwenge. Wa mucanga ashyize ku ruhande ntabwo awushyira kure, ahubwo awushyira hafi kugira ngo aze kubona uko awugaruramo. None rero ubwo tugiye kureba uburyo utarunda hamwe na Yezu abanyanyagiza. Ni ukuvuga ngo Yezu Kristo akubwira ati shyira ahangaha, nge ndaha nzanira. Wowe ukavuga ngo ntabwo ndi bukuzana. Ni ukuvuga ngo uri gukura kwa Yezu ujya kujugunya. Iyo rero bigenze gutya, ni ukuvuga ngo uri gukora mu by'ukuri, unyanyagiza n'urunda bombi bari gukora, ariko icyo bari gukora si kimwe, kandi n'igihembo ntikizaba kimwe. Urunda hamwe na Yezu azahembwa, unyanyagiza niwe wundi uvana kwa Yezu ajyana hirya no hino, uwo nguwo rero arahomba. Utarunda hamwe nanjye aranyanyagiza. Haleluya. Ubwo rero hari abantu bashaka gusohoka muri Babiloni bakabura umuryango wa, akazenguruka akagenda, yajya kugera imbere y'umuryango agasubiraho yaturutse. Kubera iki? Ukamubona agenda, ukamubona buri gihe ngo ni shapuri mu misa niwe, ariko ntashaka kureka ingeso za kamere. Niwe mugome wa mbere. Ndetse ugasanga rimwe na rimwe hari abantu tujya tubona, wenda hari ibyo navuga ngo tutahamya kuko uburozi ntawe ubusoma ku wundi, ariko hari abo tuzi banakekwa, bakavuga bati runaka ari kuriya ni umurozi, ariko kandi akaba ari we mukristo wa mbere wumva misa buri gihe. Abo ngabo ntitubazi. Uwo nguwo mu by'ukuri afite intwari isohora abantu muri Babiloni, ariko ntashobora gusohoka ku muryango wa Babiloni kuko kamere, mbese afite umugozi. Kera tujya kuguzirika amatungo, kera amatungo akibasha kujya ku gasozi, buri hene, buri ntama, mbese buri tungo ryabaga rifite umugozi mu ijosi. Ubwo ni ukuvuga rero uwo mugozi iryo tungo riziritseho niwo wafashaga umushumba kuriyobora. Washaka kuvuga ngo ihene ijye kuzirikwa hariya, ukaba ufite inkomangizo n'umugozi, ukavuga uti ihene ni aho yabiri inyamahane, ariko ndayihamangira inkomangizo ngiyi, umugozi wayo uzirika nguyu. Sekibi rero ashobora kuba yarakugize gutyo, afite umugozi ukuziritse mu ijosi, afite n'inkomangizo yawe, aravuga ati urahebeba, uravuga ishapure, uravuga rozari, ariko uziritse ku ngeso mbi.
uziritse kuri kamere mbi, uziritse ubwo kandi kuvuga kamere mbi ukavuga ngo za karande, we ya karande buyihuriye kuko si icyaha. Karande ntabwo ari we wayiteye. Ibyo nibyo twabonye mu minsi ishize Yezu avuga ati nabakijije ibyaha muterwa ni innocence, mbese kuba waraguye mu kintu ariko atari we wagiteye. Ibyo rero turabisengera kandi Yezu akabidukiza, kandi abantu bameze gutyo bo barakira. Abantu bagiye bagwa mu byaha mu ngorane kubera akaga kabaguye, waravutse usanga uri mu muryango umeze gutya. Ibyo ngibyo reka nkubwire nti Nyagasani Yezu arakureba. Yewe muntu ufite na karande imeze gutyo, reka nkubwize ukuri, Yezu yaragukijije kuwa kabiri, haleluya, ariko no kuwa gatanu arongera aragukiza kuko ari kuzenguruka. Ariko arambye abantu bafite za karande, abantu bafite ibibazo bimeze gutyo, n'ukuri muhumure, ntabwo Nyagasani azakurenganya kubera ko ari ibyo abona ugwamo kandi atari we wabyiteye. Abo rero bafite ibyo bagwamo batabyiteye sibo ndi kuvuga nona. Abantu ndi kuvuga bananiwe gusohoka muri Babiloni ni abantu bafite inkomangizo n'umugozi ubaziritse. Umugozi ukuziritse muri Babiloni ni uwuhe muvandi? Uyu munsi haleluya isusume. Umugozi ukuziritse muri Babiloni ni uwuhe? Urava ari igihe twagiraga imigozi imirunga, umurunga ukava nk'ahantu ukagera nk'ahari, ariko uko biri kose umushumba aba yakubariye akavuga ati urarisha ahangaha ariko ntushobora kujya hakurya hariya. Kubera iki? Wa mugozi wa murunga ntushobora kukwemera, ntushobora kwemera rya tungo kurenga aho ngaho. Hari igihe se kibera aba yaragushize mu murunga, akaba yarakuboshye rwose ufite n'inkomangizo yawe. Inkomangizo yawe rero ni iyihe? Ni kwa kwijujuta, ni kwa kwinuba, ni kwa guhora, mbese buri wese afite umugozi umuboshye n'inkomangizo ye. Ubwo rero ntabwo ndibuze kuvuga uwawe kuko ntabwo nkuzi, ni wowe wawumenya, ariko reka nkwereke imigozi n'inkomangizo zayo, wenda nawe wisuzume urebe niba uwo mugozi ukuboshye. Ushobora kuba ufite umugozi w'urwango. Buriya rero ijambo ry'Imana rigaruka ku bintu bimwe, kamere, ingeso za kamere. Niba ushaka none reka nkwereke kugira ngo nkorohereze, ntagiye muri detaye kugira ngo uvuge uti iyi ngiyi ubwo batayivuze rwose ntabwo irimo. Reka nkwereke rero, jya mu ibaruwa Pawulo n'umwandike Abanyagalati, haleluya, Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo, ubwo ndi kuhashaka kugira ngo mpagusomere. Abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 19. Tuhasomere nkakurebere, nafashe mu mutwe kubera ibikorwa. None rero niba muyoborwa na roho ntabwo mukigengwa n'amategeko. Reka tuhasome. Umubiri si roho niyo titre. Umurongo wa 19, ibikorwa by'umubiri birigaragaza. Ubwo ngiye kukwereka imigozi iboshye abantu, ariko inkomangizo ikaba yitwa iki? Umubiri. Uri kubyumva? Inkomangizo ni umubiri, kubera ko umugozi ushobora kuba utandukanye, wanjye utandukanye n'uwo, ariko twese inkomangizo yitwa isi. Umubiri ari wo ukomeza kutuhomangira muri izi kamere mbi. Ngaho reka rero tubirebe ibikorwa by'umubiri birigaragaza: n'ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ubu rero ushobora kuvuga uti ngewe nta na kimwe mfite muri ibyo. Ariko noneho mu gusenga ibigirwamana harimo no kutizera Imana. None se niba utizera ko Imana ishobora byose, ubwo ufite indi mana? Ubu ushobora kuvuga ngo reka ngo ngewe rwose ngo nizera Imana imwe, none kuhora uganya bya bindi yakubwira ngo reka urashyira hasi ukanguka bihambira. Ubwo se n'ufite indi mana uteganya ko izabikora? Oya, noneho bavuga ngo amazimwe, ngo yango ngewe ngo ko ntakigenderera ko ugira amazimwe. Ubundi tuba tuzi ko ari kuvuga umuntu akubwiye ikintu ukajya kukibwira runaka, ariko burya nta mazimwe aruta kubuza ikintu kuri runaka. Tuvuge wamenye ko mama Louise wenda yibye mu isoko, ni urugero. Umuntu akaza akavuga ati mbese wa mama buryo ngo arasenga yibye. Ubwo kaba inkuru ikugezeho, iri burari igeze muri quartier yose, wa mama Louise, uzi ko mama Louise ujya mwumva audio
urya mu mama rero nanjye naramukundaga numvaga inyigisho ariko ejo barambwiye ngo yibye mu isoko. ubwo ni wumva wa wundi ubwiye ati yo atuzi ko hari umuntu wambwiye ko bamubwiye ko bwa bikagenda byitwa yambwiye ko bamubwiye ko yambwiye ko bamubwiye ko bambwiye ko runaka wambwiye yambwiye ko bamubwiye ko bigahora ari bambwiye ko noneho cya kintu reka tuvuge ko ari ukuri ariko se reka nkubwire muvandi niba wene tuvuge ko ari wowe kibayeho wibye mu isoko wakwifuza ko bimenyekana avuga uti wanagenda ukinginga umuntu ugufasha uti muvandi mbabariro umbikira ibanga siko wabyifuza none kuki wifuza yuko ibyabaye kuri runaka n'isi itarabimenye ibimenya kandi cya kintu uri kugenda wamamaza gifite ingaruka. Ya mpamvu rero ngewe naravuze ni mu ntwaro tuzifasha dusohoka muri Babiloni harimo n'intwaro yitwa kubaha abakozi b'Imana. Iyi ntwaro tuyifate kuko nzayivugaho pe nzayivugaho mu gusohoka muri Babiloni kubaha abakozi b'Imana ngewe nzabivugaho kuko abakozi b'Imana ntago ari abantu basanzwe uko biri kose umukoresha we niwe umwashyura niwe umuha assurance yose. ubwo rero niba afite assurance ya data uri mu ijuru haleluya ujye umenya ko afite uko akorana nayo. bityo rero ntukomeze kureba gukanurira umukozi w'Imana ni umuntu yego kimwe nawe ariko tuzabiganiraho ibyo ntabwo ngiye kubivuga none. dore rero twamaze kumenya imigozi ihambiriye abantu muri Babiloni. uyu mugozi w'ubusambanyi waba ufite uw'ubuhabara ubuhabara rero Nyagasani uyu munsi ntabwo ibindi bibisobanura ko twarabisobanuye igihe kirekire ariko reka mbinyuremo muri make. ubuhabara kuko ushaka kuvuga uti burya disi abantu bamahabara burya abahabara rero abo twita abahabara ni abantu ngewe uko mbizi mu Rwanda yavuze ngo umuntu nihabara ngo ni umuntu usambana uva hano ajya gusambana hariya indaya mbese muri make. ubusambanyi n'uburaya biratandukana reka tubitandukanyeho gatoya ubwo muzajya mubyihagane dutinda mu nyigisho imwe ariko mbagira ngo tuyiveho twayumvise nta kitwirukansa nejo bundi iminsi iracyari imbere yacu reka tubanze twumve. ubusambanyi butandukanye n'ubuhabara. ubusambanyi ni ubuherero abashakanye badasezeranye nongere mbagaruke muri abasambanyi ntabwo muri abahabara kubera ko mutajya kwicuruza ariko muri abasambanyi imbere y'Imana muri abasambanyi nongere nyivuge bantu mudasezeranye rwose ntabwo turi buze kubisiga amavuta ayo makuru niko yitwa narabivuze ndabisubiramo. abashakanye bitwa ngo mwarashakanye mutasezeranye imbere y'Imana muri amahaba muri abasambanyi muri gusambana ayo ni amakuru yo mu ijuru kandi ntabwo ari buhinduke. igisubizo ni ikihere nuko mujya gushaka isakaramento ryo gushyingirwa. ubusambanyi rero ushobora kugenda umugabo agatereta umukobwa bakakora rimwe ubwicyo ni ubusambanyi. ushobora kuba wenda utandabikoze ukaba ubifite mu mutima ubwo ni ubusambanyi kuko Yezu yarabivuze nurebye umugore wundi akamwifuza aba yamusambanyije ubwo ni ubusambanyi. ushobora kuba udafite uri gusambana nawe ariko bifite mu mutwe no mu mutima ukarara wikinisha ubwo ni ubusambanyi. vango hari ubusambanyi mu buryo bwinshi. ubuhabara rero ubuhabara bwe ni bwa bundi uvuga uti ibi ngibi nagiye ku karubanda ni muze ushaka wese azaca aha ngaha yishyura tarifu naya cyo ni ubuhabara. noneho uva aho ujya hariya uva hariya mbese kamere irakubungereza kamere yawe irakubungereza. mu buhabara rero nitureba kamere ikubungereza turi buze gusanga na wa munwa wawe ushobora kubora kubereye ubuhabara. ushaka inkuru ishyushye aruhukira kuri wowe nawe kandi iyo uhamagaye bazi ko inkuru ishyushye uri umuhabara. bugacya mu gitondo bati mwari muzi n'ikindi hari itorero ryatutse rishyashya ukaba wagiye wahagerayo ugasenga icyumweru batari ndi groupe yabonetse ukaba uri wihabara. ibyo babyita ubuhabara mu mwuka cyangwa muri roho guhora uzenguruka ngaho inyigisho aha nawe wagezeyo aha uri habara kuko nturyohewe ntabwo unejejwe n'umugabo umwe wahundi urya kunezezwa n'umugabo umwe nawe ujyo ni impano ahubwo urashaka n'abandi kandi ntuhinduke. Jewe rero rwose Yezu Kristo yaranyoroheje arambwira ati we nta muntu ugomba kwa bihorere nibagenda hari abantu
hari abantu ujya nuva kuri radio bari kwigisha akigisha aragize ati telefone yazanjye nizi ati hanyuma nushaka ko uza ngo gusengere ati usanga hanaha agatanga adresse yose akanakuyobora uwo nguwo arahari uzamusange nta kibazo. Ngewe rero Yezu yarambwira ati babwire gusa hanyuma we nzashaka ko mubonana ninjye nzamusinyira. Niba Yezu Kristo ataragusinyira ntago ari njye nzakwakira. Oya rwose yarambwiye ati abantu benshi ntago mubabajwe n'ibyaroho mubabajwe n'iby'umubiri. Mama Louise rwose ndashaka ko nsengera, erega nararwaye, erega mfite ikibazo iki n'iki, erega ntabwo ari kuvuga ati erega roho yanjye ndi kureba ngasanga ibikorwa byo gukiranuka ari bike ya Mama Louise. Numbwira gutyo ndakubwira ni reba iruhande rwawe, reba uwo mukene uri iruhande rwawe, reba uwo muntu umerewe nabi, dore Noheli iraje, gira uhaguseka na igomwe. Nicyo nzakubwira. None ibyo birasaba ko njye nawe duhura. Se muri kubyumva abagenzi tugana mu ijuru, turi kwitiranya ibintu reka nkubwira w'igihe kigeze turi mwivuga butumwa ry'ibikorwa ntabwo turi mu magambo. Abantu benshi muhangayikishwe n'imibiri. Umubiri wanjye Mama Louise erega rwose ndarwaye, erega n'umwana, erega umuvandimwe, erega inshuti. Yezu arabizi ko ibyo byose biriho ariko ntabwo ari nge kamara waje kubimara. Erega no mu gihe cya Yezu hari abantu bapfaga bishwe n'indwara. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo gupfa ntabwo ari akaga, ntabwo ari akaga. Isaha yawe yageze urataha. Ariko icyo ngewe nkubwira ni ikireba roho yawe kurusha umubiri wawe. Mugenzi ugana mu ijuru, mbivuga kenshi kandi ndabisubiramo. Lazaro Yezu yaramuzuye ariko Lazaro uyu munsi ntakiriho, yarapfuye. Kubera iki? Icy'ingenzi si umubiri. Reka rero tugaruke hano mu Banyagalati. Twarebaga imigozi ihamangiye iboshya abantu muri Babiloni. Tuvuga abantu bashaka gusohoka muri Babiloni, mbese bakora urugendo rwo guhaguruka ngo bagende ariko ntibagere ku marembo ya Babiloni ngo bayisohokemo. Ngiki kibabuza gusohoka muri Babiloni. Twabirebye mu ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Abanyagalati umutwe wa 5 yera ku murongo wa 19. Iyi ni imigozi iboha abantu muri Babiloni. Noneho rero imbuto ya Roho Mutagatifu, ubwo iyi migozi ntabwo nayivamo. Ni myinshi burya. Ubu tugiye mu buhabara, tugiye mu busambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, mbese uragenda ukajya neza. Mbese tubivuga, ngewe mbivuga ko ubwomanzi twavuga ngo ni igitabo. None ukigiyemo rero kifite amashapitire n'amasushapitire byinshi cyane, amatitire n'amasutitire nako amashapitire, mbese ni byinshi pe. Haleluya. Ntabwo rero ndi bubirangize uyu munsi ariko nawe uri kubyumva. Noneho uze gufatira ijambo nawe wisuzume. Dore rero reka turebe ikizadusohora muri Babiloni. Kugira ngo dutsinde ibi ngibi tugomba kuba tumeze dute. Naho imbuto ya Roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana. Byatunaniye ariko kwihangana byaratunaniye bagenzi tugana mu ijuru. Duhora twijimye mu maso, nta byishimo tugira rwose. Ubuse wakwishima turi kubabara. Ariko umva imbuto ya Roho Mutagatifu ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana. Oya nakwereka nkubwira imbuto ya Roho Mutagatifu. Ni imbuto ya Roho Mutagatifu. Ibikorwa by'umubiri ni ukuvuga ngo hano ibikorwa by'umubiri ni byinshi. Hano rero bakavuga imbuto ya Roho Mutagatifu. Haleluya. Ni ukuvuga iki rero? Ibikorwa by'umubiri ni byinshi, hari imbuto rero imwe ya Roho Mutagatifu. Imbuto ya Roho Mutagatifu bagashyiraho double point. Ni ukuvuga ngo iyo mbuto tugiye kuyisobanura. Iyo mbuto umuntu uzakubwira ko afite imbuto y'urukundo, imbuto ni imwe yitwa urukundo. Noneho ikaba irimo amashami akurikira: ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Mbese ibyo byose ni imbuto za Roho Mutagatifu, ni imbuto zera mu rukundo. Navuga ngo urukundo ni imbuto ya Roho Mutagatifu. Noneho muri ya mbuto imwe hakaba harimo utubuto imbere. Utwo tubuto rero tukaba turi ibyishimo, amahoro. Amahoro niyo waba uri mu kigeragezo ukumva uratuje rwose. Ahubwo umuntu yanakwira akavuga ati buriya muntu ko afite amahoro kandi tubona akaga kamuriho. Kubera iki? Ufite imbuto ya Roho Mutagatifu. Haleluya. Hirya ibintu byose tubibona mu rukundo. Ngiye abantu bajya bakunda kuseka ngo turi ibicucu kandi koko turi byo. Umuntu akaza wenda umuntu akanakuryarya umuri, ariko ntubisome mu busome. Kubera iki? Nta buryarya wifitemo, kubw'ibyo ntiwanamenye n'indyaryo uko ikora.
ngiye mu minsi ishize nabwiye Yezu nti ngewe ndagusabye iyi si uyidukure, sinshaka kugira ubwenge bw'isi ahubwo yidukureho kuko ntabwo akiri ahacu. Hari ibintu tutagishoboye, kumenya kubeshya, kumenya kwesikoroka, kumenya kuryarya, ntabwo mbishoboye rwose. Singiye no kubyiga kugira ngo mbashe kugendana n'isi y'uyu munsi, ahubwo Yezu nayitwimureho niba atari iwacu. Ariko umuntu arakuryarya akakurusha ubwenge akakwereka kuri igicucu, ndetse byarangira abafite ubwenge bw'isi akaba ari bo twita abanyamahirwe, akaba nabo tubona mbese ibintu bimere. Abafite ubwenge bw'ijuru ugasanga ahubwo ari bo twita ibigoryi, ariko ko wareba ugasanga ni ubugoryi mw'isi. Ibyo rero nibyo ndi kuvuga, nabisobanuye mu minsi ishize, ntabwo wenda ndi bubisubiremo cyane. Ariko iyi mbuto ya Roho Mutagatifu mureke tuyitunge, ibintu byose bizatworohera, uzahora wifitiye amahoro. Mu burwayi, iyo misonga, izo karande, izo kamere, uzumva ufite amahoro, uvuga uti Yezu ngewe nkiza, kandi ariko wumva ufite amahoro. Haleluya, haleluya. Kandi wumva ufite amahoro, kwihangana, kwihangana. Ariko kwihangana ntabwo bivuga kutababara, oya, urababara ariko ukihangana. Ariko burya kwihangana ntabwo ari ukwawe, ni Roho Mutagatifu zakaba muri wowe, maze bya bindi byari kukubera ubusharire bw'umubiri bikoroha rwose, ukumva uranezerewe, ukihanganira, ukihangana, ugwa neza. Ubuntu reka nabwo tubuvugeho. Ubuntu rero, hari umuntu utanga akavuga ati oh Mana we, ndashaka gufasha buyi musozi nuriya nahariya, ukumva muri wowe wifitemo icyo kintu cy'ubuntu, uguciye ukumva wamuha. Burya ni ingabire ya Roho Mutagatifu, singiyi watsinze kamere y'ubusambo. Mu minsi iri imbere nari ndiho mvuga nti turi gushaka icyangombwa cya Tree of Hope and Joy, koko naho tugushinzwe gufasha mba mbona tutarahafasha uko bikwiye. Ariko nanone nkavuga nteko Mana, yaba byajoga ngo dukwire, ngewe mba numva twajya mu Rwanda hose no ku isi yose, suko dufite ubushobozi, ahubwo mba numva uwo mutima wakabaye ubaye wa buri wese akumva afite icyo kintu cy'ubuntu. Ntago ari njye utanga, sinjye wo mvuga ngo ndatanga, ariko mba numva twakabaye tugera ku isi yose. Abababaye, hari igihe nicyo nkavuga nteko Mana, bose abababaye tubakorera iki? Ukumva ufite uhaswe, kumva aricyo wakorera abababaye ntacyo washobora, ariko byibuze ukumva n'uwo mutima. Ubuntu rero ni ukumva ko utwo watanze ntiduhagije, ugahora wumva warenzaho uwo wahaye, nuvuga ngo akongweje ubundi se namuhaye, ukumva wakomeza gutanga. Uko ni ubuntu. Iyo umuntu agira ubuntu rero nuko nguko abameze. Hari abantu rero bagira ubuntu se kibakazana abandi baza kubatesha umutwe, kandi ibyo twarabisengeye mu minsi ishize. Ariko tujye twiyama abantu baza kutubuza ubuntu, kuko baba bari kutubuza ingabire ya Roho Mutagatifu. Kumenya kwifata rero ni gute? Wagera ahantu wabona ikibazo cyabaye ukatuza. Ariko hari abantu bazi gukanura amaso. Burya hari ibihugu ngewe rwose Mana njye ndeba abantu nkavuga nti hari abantu bafite impano yo kutamenya kwifata. Yagera ahantu ngo n'uburenganzira bwanjye, ngo ngewe nimureke ngo nicare ngo nambuke, ugasanga sibanza abantu. Iyo ni kamere ibiri kumushuka. Ubwo rero mugenzi ugana mu ijuru, twarebaga ibintu bizadusohora muri Babiloni. Muri byo rero twiyemeje ko duhagurukanye na Yezu, ngo bavuze ngo muhaguruke tugende, sibyo? Muri kwa guhaguruka tukagenda rero, twiyemeje ko tugomba kurenga ku marembo ya Babiloni tukayisohokamo. Nitugira ibi bikomangizo, iyi migozi tubaha muri Babiloni, ngo tuzaruhere muri Babiloni, nihagira nuza kutureba asange rwose twaragerageje gusohoka ariko ntitwigeze dusohokamo. Kubera iki? Ntabwo twigeze dutsinda kamere. Mugenzi ugana mu ijuru rero, ngewe nguhaye ikizamini uyu munsi, isuzume. Ntago ari ngombwa ngo ngusuzume, ntabwo rwose ari njye uri bugusuzume, isuzume wowe. Fata icyumviriza. Ariko buriya rero hari ibyo bita ibipimo, biriya bipimo umuriro, igipimo termometre. Mbese ubwo hari termometre rero, wowe ufata termometre wamaze kumenya ko urwashyira mu kwaha kwawe. Ubundi nurangiza numara gushyiramo termometre umanura ukwaha kwawe gufatane mbese ku buryo termometre baza kugupima. Ariko kuki utegereje ngo muganga ngo nushyiremo termometre ngo noneho ngo barebe ngo niba ngo yishiriremo? Ariko nawe arakubwira ati fata termometre nawe ubwawe wishiriremo. Wenda niba ngombwa kugutera urushinge, muganga azaza rugutera. Ariko no gushyiramo termometre ko muganga agombe kuza,
fata termometre yawe muvande, fata igipimo cyawe, pima umuriro wawe. Ni wowe ugiye kwipima uyu munsi. Ko twarebye uyu munsi tugiye kubona gusa icyo twaganiye uyu munsi, tubonye iyi migozi ihambiriye abantu muri Babiloni. Twavuze ariko tugarukiye ku bantu bashaka gusohoka muri Babiloni ariko ntibarenga amarembo ya Babiloni, ahubwo bagahora basirikira muri Babiloni. Abo ntibazahembwa nk'abanyababiloni kuko batashatse kuyibamo ngo bicare, ariko kandi ntibazahembwa nk'abayisohotsemo kuko umunsi Yezu yaje azafata bamaze gusohoka muri Babiloni. None mugenzi ugana mu ijuru, uri hehe muri aba ngaba? Kuko gusohoka muri Babiloni twongere tubyumvikaneho, ntabwo ari ugupfa, nta nubwo ari no kuvuga ngo Babiloni n'uyu murwanguriye ngo hanze ni hariya. Oya, Imana, Babiloni ni iyi si turimo, kugira ngo tworoherane tubyumve kimwe. Babiloni ni iyi si turimo, ariko iyi si tugomba kuyibamo nk'abatarabayo. Niba uyoborwa n'izi kamere uri umunyababiloni. Niba uyoborwa n'ibi ngibi ngo abakristo Yezu rero babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Haleluya. Niba tubeshejweho na roho nituyoborwe na roho, sibyo? Ndizera ko tubyumvise. Niba tubeshejweho na roho nimureke tuyoborwe na roho. Imana iduhe umugisha kandi buri wese abyumve, wisuzume, wicare, ariko ufata umwanya wicare. Rero ngewe ntabwo nshaka kuzinyigisha muzajya muzumva muri kwigendera mu modoka cyangwa se uri kwigendera. Yego ntacyo bitwaye, ntabwo kuri izi nyigisho handitseho kuri audio ngo ntifunguke uri mu muhanda ugenda. Oya, aho ufungukiye hose uyumve, ariko nuza kubona akanya uze kwicara nawe wisuzume. Vuga uti ariko ubundi imigozi mboshye ni iyihe koko muri Babiloni? Ndashaka gusohokamo rwose. Namaze kumva ko Babiloni ari umurwa mubi w'ubuhabara, w'ubugome, w'ibiki byose bibi byose, inziko, umujinya, nabi. Iyo niyo Babiloni. None urashaka gusohoka muri Babiloni. Yezu Kristo yakubwiye ngo haguruka tugende. Wiyemeje ko ugiye guhagurukana na Yezu. Niyihe migozi ikuboshye muri Babiloni? Imana iguhe umugisha, uyibone, wisuzume, maze utangire kuyicagagura, kuko guca ikiziriko ni wowe uzabikora. Ubwo birumvikana ntuhebeba cyane, ugahebeba uti ihene hari ukuntu yabaga yazengurutse ikagenda ikajya ku kiziriko, ikazenguruka umugozi warangiza ukayiniga. Nuko wamara kuyiniga rero yahebeba rero umushumba akajya kureba, ariko ihene ko yahebebye cyane byagenze bite? N'umuhise n'umugenzi akaba yareba akavuga ati yo, ihene rwose ikiziriko cyari kigiye kuyica, akaba yayihambura. Kubera iki? Uguma gusiragira kw'ihene. None rero nawe uri kugenda usiragira urushaho kwihomangiza kuri ya nkomangizo yawe. None ndi kugusaba kugira ngo uve kuri ya nkomangizo, kugira ngo Imana ikwihera umugisha. Rero mugenzi ugana mu ijuru, ni wowe ugiye kwihambura kugira ngo guhebeba. Rero reka tubivuge tutarahava, guhebeba no gusenga, gutabaza Imana. Tabaza Imana irakumva kandi iragutabara. Ukoko uri mu kaga, uhenda uri muri izi ngeso, mu busambanyi, mu buhabara, mu bwomanzi, we koko usanze wari urimo, tabaza Imana. Senga nk'Abayisiraheli ngo bamaze musanaroni, bamaze kubabwira icyo bakoze n'iki, barapfukamye basenga Imana. Haleluya. Basenga bagira ngo bave muri ubwo bucakara. Nawe uri mu bucakara bw'ikibi, senga rero Imana ihagurutse mu gihugu cy'ubucakara ikujyane mu gihugu cy'isezerano. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.